Hello guys, mbahaye ikaze kuri iyi channel. Tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora thumbnail cyangwa se logo iyo ari yo yose ukoresheje CapCut. So guys, rero icyo usabwa ni ukuba ufite application yawe ya CapCut. Wahita uyifite ni ukujya muri Google Play Store ukagenda ukayidownloadinga. So guys, rero tudatinze, wowe icyo uzakora uzaza kuri application ya CapCut yawe uyikandeho, utegereje numara kuyikandaho bazahita bakugeza kuri screen imeze gutya. Urabona hari utuntu twinshi dutandukanye ushobora gukora, ukaza ugahitamo ko ushaka, kubera ko twebwe tugiye kureba ukuntu twakora thumbnail. Uraza ahangaha kuri YouTube thumbnail, uzabonamo ama thumbnail menshi atandukanye. Utegereze, harimo ama thumbnail menshi cyane. Ikindi kandi iyi video si iragufasha kuba wakora thumbnail gusa, ahubwo iranagufasha kuba wagira wakora izindi thumbnail zitandukanye uretse YouTube thumbnail. Wakora logo, banner image igihe uri gukora customization, wabikora cyane rwose. So guys, natinze rero reka dukomeze. Urabona urugero nkangaha, uraza ugahitamo ukareba ifoto ubona ko ari nziza ushaka, ubona ko ishamaje. Urugero ngiye kubera ko ngende gukora kuri thumbnail, urabona hano hari thumbnail ihari. Ariko rero si ibyo gusa, ushobora no kuza hano muri search ukandikamo ibyo ushaka gukoraho. Urugero niba hari YouTube thumbnail, okay. Urugero wenda tutorials YouTube thumbnail. Urabona hano hasi bise biza birahari. Ngiye kubera ko n'ubundi nkora tutorials ni video zigisha kuri YouTube. Sasa rero nzahita nkanda hano searching, urebe ibyo bazanzanira. Urabibona, izi ni tutorials kuri YouTube thumbnail. Okay, so guys, rero tugiye kureba hamwe ukuntu noneho wakora thumbnail. Noneho reka nandikemo how to create thumbnail. How to create thumbnail on for thumbnail. Okay, thumbnail. Ngiye gukoresha thumbnail. Ngo ni ukuvuga ngo ni thumbnail ya thumbnail. Ubwo urahita wamereza thumbnail for thumbnail. Okay, let me show you thumbnail for thumbnail. Okay, thumbnail for thumbnail. So guys, rero niba uri mushya kuri iyi channel, nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu tuntu twinshi dutandukanye kandi tw'ubwenge. Thumbnail for thumbnail. Okay, you can see zirahari nyinshi cyane. Gusa iyi cyitonderwa, izi zanditseho poro, nk'iyi ngiyi ubona yanditseho poro, ntabwo iba yemerewe gukoreshwa. Iyo yo ntacyo uyikoraho, urayireka, ntacyo ujye uyibaza rwose, urayihorera. Ahubwo uraza ukareba izi ngizi zidafite icyo ziriho, ukaba arizo ukoresha.
So guys rero uraza ukareba itari poro kandi ishobora kuba yagukorera thumbnail nziza. Okay, noneho njyewe reka muvuge ngo how to make thumbnail. Reka mbari ibyo usacinga how to make thumbnail, how to make thumbnail, how to tutorial how to make, okay sorry, how to make thumbnail, YouTube thumbnail, YouTube thumbnail, yes. Ubundi ugasacinga, dore ko tubona bya bindi bya mbere YouTube thumbnail. Utegerejeho urihangana. YouTube thumbnail, YouTube thumbnail, okay. Uraza ukarebamo ifoto ushaka, urugero wenda reka dukoreshe iyi ngiyi, ukayihitamo, wamara kuyihitamo bahita bayikuzanira how to make money online. Urabona uhita ukora kueditinga, urabona nkanga ushobora kueditinga, uraza ugakora wenda kuri iyi foto tugiye kuyikuramo aspect ratio, ushobora gukuramo iyi foto nawe ugashyiramo iyawe. Reka dukore kahita hano kuri replace, uyikoraho nyine tuno turongo utu tukazaho. Reka noneho dukore replace, uze hano ukore replace, replace tayari. Bazahita bakugeza ku mafoto yawe, uhitemo ifoto ushaka gushyiraho, uze uhitemo ifoto ushaka. Reka nze ndebamo agafoto kanjye, mbari gushyiramo agafoto kanjye, mbari gushyiramo how to create thumbnail, agafoto kameze neza cyane ubona ko ari sawa tu thumbnail. Okay, reka wenda shyiremo kano tayari. Urabona ko kagezemo, kagiye mu cyimbo cya yayindi, urabibona rwose, ni ugusimbuza gusa n'amagambo, ni uko uraza ukayasimbuza, nayo urayasimbuza. Ifoto ibaye itakunogeye wahita uyihindura ugashyiramo ifoto ushaka. Sawa, urabibona ko ari iby'ubwenge guys, urabibona rwose ni ibintu by'ubwenge cyane. Okay, noneho no ku magambo uraza wenda, kubera ko twavuze ngo reka wenda aha ngaha tuvuge ngo how to make, okay, ni how to make money online, how to make, reka ndavuge ngo how to make, cyangwa se reka dushyire mu kinyarwanda how to make thumbnail, ubwo turabishyira hano mu muhondo, uze ukoremo, bahita bakuzanamo, ubwo uhita wandikamo
thumbnail, thumbnail, thumbnail. Tayari byagezeho on YouTube wenda on on YouTube. Tayari byagezeho on YouTube. Noneho reka rino jambo tubikore turishyire mu kinyarwanda, naho uraza kandi uhite uvuga ngo uko wakora uko wakora uko wakora uko wakora thumbnail kuri YouTube. Kuri YouTube hariya on, reka nyikureho kanebe shyireho kuri YouTube. Urabona guys ko ari ibintu by'ubwenge cyane. Tayari thumbnail yawe ukaba urayikoze ikaba imeze fresh, urabona ko ari iy'ubwenge. Iyi ni thumbnail, ukaza ukagaruka hano inyuma ukoresheje aka kantu ukagakuraho. Ushobora kuza ugahindura amabara kuri YouTube. Ukoresheje Canva wenda reka tuhite dushyiraho, ukaza hano kuri elements, hano kuri elements reka dusacinge Canva turebe ko izamo. Canva, search element, Canva turebe ko iza. Canva tuyishyireho tuyigaragarisha hariya. Canva hariya hano kuri element haba hari utuntu twinshi cyane, ubwo reka dushyireho kagaragaze ko nyine bikorerwa muri Canva. Ukaza ukayirisayizinga ukayigira ntoya wenda ukaza ukayishyira sawa, ukayemeza. Ariko guys mbibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video za buri munsi nzajya ashyiraho, kuko ni buri gihe. Tayari urabona ko Canva yawe igezeho. Ushaka washyiraho n'utundi tuntu, urugero wenda ukagaruka ahangaha kuri elements dushaka, reka wenda dushyireho na YouTube. Ukoreho kuri element wamara kuza ukaza hano muri search hano hejuru, reka nandikemo YouTube. Tayari yari yijemo nuko YouTube, ukandikamo YouTube. Urabona ko bakwiye guhereza utuntu twinshi dutandukanye, noneho ugahita uyihitamo YouTube. Tayari yagezeho nayo ukaza ukayishyiraho. Urabona ko ari ibintu by'ubwenge. Tayari ukabirekeje Canva uko wakora thumbnail ku YouTube. Urabona atari iby'ubwenge guys. So rero ntuzongere kwa uploading video zidafite thumbnail kandi ubona mweretse ukuntu wabikora. Guys mu gice cya kabiri tuzaba tureba ukuntu wakora logo cyangwa se watermark cyangwa se banner image, ukuntu wabikora
ukoresheje Canva. Ni ibintu byoroshye cyane guys. Aha ngaha rero wabashije kuhagera, ni utuntu twinshi cyane wahinduraho. Ikindi kintu ushobora guhindura amabara. Uraza ugakanda ku ifoto yose ukamenya neza ko aha uku nguku aka kazeru aka karongo gakwira ku ifoto yose. Tayari urabona ko iyo gakwiriyeho bahita bakwereka, bakuzana no ku mabara. Tayari ukaza ugahitamo ugakandaho, wamara gukandaho ukagenda ureba amabara ushaka. Ibara ry'ubwenge rikunogeye, uhitamo akabara keza ushaka. Nakugira inama yo guhitamo ibara ukunda, ubona nyine ryakurura abantu. Urabona nk'ubu ngubu hano njyewe nshyizemo ibara runaka, ibara ry'icyatsi, ubona ko ribigaragaza neza cyane. Iry'icyatsi cyangwa se n'iri ry'umuhondo, urabona ni ibara rikurura cyane. Umuntu ararireba akabona ni ibintu bimeze neza cyane. Tayari urabibona ni ibintu bikeye bimeze neza. Guys, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video nyinshi zitandukanye. Ntugacikwe na video zanjye za buri munsi. So guys, iyo ugeze aha ngaha, ikindi kintu ukora iyo ushoje gukora ibyo ukora kuri video, kuri thumbnail yawe, uraza aha ngaha hano hejuru kwa kano kantu kameze nk'aka download, ubundi waza kuri aka cyangwa ukadawunirodinga iyi foto yawe. Tayari icyo nkora, ariko reka mbanze neditinge iyi foto irimo hano ndani, mbanze nyeditinge. Expect ratio oya wapi, reka mbirekere uko byari bimeze, nabyo ntacyo bitwaye, byinshi birapfa. Reka mbirekere uko byari biri. So guys, nizere ko turi kumvikana neza nta ribi. Ufite ikindi kintu ushaka ko twagukorera wumva ko twagukorera, ushaka ko twakugezaho, watubwira muri comment cyane, tukajya tukikugezaho mu buryo bwihuse. So guys, urabona ko ari ibintu by'ubwenge cyane kandi bimeze fresh. Nawe niba ushaka kuba wakora video nk'iyi, gukora thumbnail nk'iyi, ni ibintu byoroshye cyane, nawe watangira ukayikora. So iyo ushaka kuyi exportinga, ukaza hano nari maze kubereka, ukahakora. Tayari bagahita bakuzana aha ngaha. Urabona ko ifoto iri kuba saved, ifoto yawe iri kuba saved, iri kwisevinga kuri gallery yawe cyangwa se kuri fayiro yawe. So guys, urabona ko ari ibintu bitagoye. Icyo usabwa ni ukureba video yose, tayari ifoto yawe iba yagezeho. Okay, si ibi gusa wakora muri Canva. Ntacyo, reka mwihangane, video igiye kuba ndende. Reka ibe iminota 30. Muri iyi video mu minota 30 uraba umaze kwiga byinshi. Ni ibintu byinshi wakora hano, ni ibintu byinshi cyane kabisa. Uraza ugahitamo ibyo ushaka. Okay, noneho tugiye kureba ukuntu twakora tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo. Twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora logo yo kujya kuri channel yawe. Tugiye kureba ukuntu noneho twakora
twakora logo, ukuntu wakora logo, ukuntu wakora logo. Urazamo hano usacingemo logo, usacingemo logo, urebemo akarogo ushaka. Urugero wenda uraza ukahitamo ifoto, ubundi usacingamo ibijyanye n'ibyo ukora, ubundi ukaza ukarebamo akantu kakunogeye, ifoto ikunogeye, ubundi ukaza gusimbuza nk'uko twabikoze kuri thumbnail. So urugero reka dukoreshe iyi foto. Dukoreshe iyi foto. Replace current page. Dukoreshe iyi foto. Urabona aha ngaha bari kuvuga boost your social media. Iyi foto uraza ugahita uyihindura. Ni ibintu byoroshye nk'ibisanzwe, ukandaho gusa bigahita byizana. Urabona hano utu turongo tujeho nitwo dutuma tukwereka icyo ugiye kweditinga. Sasa urahita uza hano kuri replace, ukore replace, ifoto irahita ivaho, bahita bakujyana muri gallery yawe, urebe amafoto yawe ushaka, ifoto yawe ushaka gushyiramo. Boost your social media. Wenda reka shyiremo iyi foto. Good. Aka gafoto karanabikora. Aka gafoto ushyizemo urakabona. So wenda muri aha ngaha reka twandikemo uko wazamura imbuga zawe. Uko wazamura, uraza ugakandaho bigahita biza, ukandikamo uko ushaka. Twandikemo uko wazamura uko wazamura imbuga, social media. Gashyiramo social media. Tayari bikaba byagezemo rwose neza cyane. Social media, wazamura social media. Urugero wenda ushobora guhita wandikamo uko wazamura social media mu Rwanda. Igashyireho mu Rwanda. Good. Urabona ko byagezeho neza cyane. Uko wazamura social media, uko wazamura social media, ukaza ukabyadacasinga ahangaha. Tayari uko wazamura social media mu Rwanda. Rero urabona ko ari sawa. Ukaza ugakuramo turiya turogo, your logo, kari akantu kaba karimo ndani hariya udashaka, ukagakuramo kariya. Ukuntu gakuramo kariya
okay, sorry gato ukagakuramo, uzuraza mbese ibintu byose ubona udashakamo ubikuramo. Wamara kubikuramo wabona unyuzwe n'uko wabishakaga ukabigiramo, ukabikora uko ushaka. Kubera ko tuvuze uko wazamura social media mu Rwanda, reka wenda dushyireho YouTube, dushyireho TikTok, dushyireho WhatsApp, reka dushyireho imbuga zose. Okay, reka duhere kuri YouTube. Okay, urugero YouTube, good. Dushyizeho YouTube, turashyiraho n'izindi. Ibi birashoje, twongere tugaruke dushyireho wenda Facebook, good. Facebook, ihangane video nayigize ndende. Facebook, uraza ushakemo Facebook isanzwe nyine, Facebook, urebe ifoto ya Facebook. Facebook ndabona itari kuzamo, reka nandikemo Facebook icon, bari kunzanira iy'umukara kandi shaka iriya iy'umweru. Iyo ubonye idashaka itari kuzamo, uraza ugatambika hano hirya, ukahakanda ugahita ugakomeza kureba niba ibyo ushaka birazamo. So guys, rero kugira ngo tureke gutwara igihe, reka dukoreshe wenda iyi ngiyi Facebook, nayo Facebook uraza ukayadijasitinga Facebook. Okay, Facebook, okay, Facebook urabona ko yagezeho. Facebook igezeho, wenda reka dushyireho na WhatsApp. Guys, mbibutsa kutazacikwa na video ziri imbere. WhatsApp logo, WhatsApp ndabona atari komereza WhatsApp, reka nkoreshe WhatsApp isanzwe. WhatsApp naho ndabona itari kuyitiza vuba, reka nze hano ku mafoto. WhatsApp naho ntayari. WhatsApp. Guys, ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mwarebye iyi video ikaba igeze ku musozo. Wowe twabanye muri iyi video ukaba wayirebye koko ikaba igeze ku musozo, ndagira ngo musabe ngo ukore subscribe kugira ngo ubutaha utazacikwa n'izindi video. Wenda iyi video niba itakunejeje, ndagusezeranya ko nukora subscribe hari igihe bizahurirana na video nakoze video uyishimiye, noneho tujye dukomeza kubana. Kandi wewe yagushimishije, wowe wanyuzwe, uriziye like. Kandi niba wumva hari ikintu ushaka kudusangiza cyangwa se hari ikibazo ufite, wakitubaza muri comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Nitwishi nzabereka, nzabamenyereza ukuntu wakeditinga, ukuntu wakoresha izi mbuga tayari
WhatsApp hano niyo twashakaga, ariko ubwo tuzayikomerezaho ubutaha. Reka twesipotinge iyi ngiyi tayari, ubundi turi kumwe. Mwakoze kubana nanjye muri iyi video guys, ndabakunda cyane. Urabona tayari isi igeraho, ibi ngibi ndakeka byo mwabimenye. So guys, ntimuzacikwe na video y'ubutaha. Ciao ciao.